hari abantu isi izicira mu itorero kandi baravuye mu isi. Umukristo udakora, udatanga umusaruro mu bwami bw'Imana, biteza umwuka wera agahinda. Hari ndimo tujya turirimba nkibaza ibi bintu baririmbye bazi neza ico bavuze. Mpanagugwe hose n'umuriro niba ushaka. Kwiwugira. Imana irawugira. Niwanga kuneza kuko ikunda ubugingo bwawe gushaka, ukanga guhinduka no kwezwa, ifite inzira Imana izagukwensa ahantu. Imana uyihima ahatambika ikagutega ikorosi rizatuma uza kwishaka. Kavuga ati hari ahantu tuzahurira tu. Niyo mpamvu ubona abantu benshi banga gukorera Imana yenda bakize bakazategereza ko bakena. Hari umugabo umwe najyaga mubwira tujye gusenga akavuga ngo ariko ngo namwe murakabya ibintu byo kurara wicaye ngo nibitotsi. Hanyuma hashize iminsi inzu yabeshira muri Cyamunara ambwira ngo hahandi uzantwareyo yaza kare kose. Ibyo twezwaho tuza mu gihe cyose ngihumeka ndacafite umurimo wo kwezwa no gusana Kristo. Ntuzibeshe, nta kigero cy'ubukristo wabugezeho kuko hari ibintu bitatu Yesu ataje gukuraho. Icya mbere ni kamere, icya kabiri ni politike, icya gatatu ni idini. Ngiye kubabwira ibintu 7 natekereje urongeraho ibindi biteza agahinda umwuka wera. Icya mbere nishimiye ku bana namwe muri iki gihe kidasanzwe cyo gusenga no kwiga ku bijyanye n'imbaraga z'umwuka wera mu itorero. Ndashimira ababyeyi badutumiye kugira ngo tuze dusangire ijambo ry'Imana. Mufite amahirwe menshi nyine ko mufite aba bashumba. Ubundi hari ibintu 2 abashumba benshi bibagora guhuza. Ni ukuba umushumba ukaba n'umubyeyi. Abantu benshi ni abashumba kandi babikora neza ariko si ababyeyi. Iyo rero ubonye abashoboye kuba abashumba bakaba n'ababyeyi biba ari umugisha. Rero natwe n'ababyeyi bacu numva ari umugisha ko tubafite. Nadatwazanye kubera tubakunda, kubana namwe n'umugisha. Hanyuma insanganyamatsiko ni nziza ariko ngiye maze iminsi mbangamiye. Iyo bigeze kuvuga ku mwuka wera mu itorero numva mbangamiwe kubera ko mfitanye nabyo ikibazo. Iyo urebye imikorere cyangwa se imbaraga z'umwuka wera, simaze imyaka myinshi ku isi ariko iyo maze mu itorero, ninjiye mu itorero bisa nkaho bikimeze neza. Imbaraga z'umwuka wera zigaragaza. Abantu ndaza kubivugaho, abantu bahinduka ukabona ko umuntu yahindutse, yaje ari uyu akaba uyu kandi akaba hari ibihamya ko yahindutse. Muri iki gihe rero bisigaye ari biraho nyine. Niyo mpamvu mabwira ko mbangamiwe. Dufite verisiyo y'abakristo utamenya icyo umwuka wera yakoze muri bo, naho yinjiriye nuko byagenze. Gusa ubw'itorero rikiri mwiza, umwuka wera acakora akazi ke mu mitima y'abantu. Hanyuma nifuza ko dusoma Abefeso ibice 4 ngo muraza kumva icyo nshaka ko tuganira. Abefeso ibice 4 umurongo wa 30. Haravuga ngo kandi ntimugateza agahinda umwuka wera w'Imana wabashiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Subiremo. Kandi ntimugateza agahinda umwuka wera w'Imana wabashiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Nifuje ko tuganira tumenye tunirinde ibiteza agahinda umwuka wera cyangwa se ibibabaza umwuka wera. Ntibyaba ari byiza tubimenye ariko tukagerekaho no kubyirinda, byaba byiza.
ni icyo Imana ashize ku mutima kugira ngo tuganire, ariko nubwo imbere yanjye hanyuze abigisha beza sinagize amahirwe yo kubakurikira, nagira ngo mvuge gato ku mwuka wera. Ndifashisha aka kantu, dufate kwiki ari ikidomoro cyangwa se ingunguru cyangwa se ikintu kijyamo wenda nka litiro 10. Iyo tuvuze ku mwuka wera hahita havuka impaka. None twese ntidufite umwuka wera? Biroroshe. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hanyuma umuntu yakira umwuka wera ryari? Si ngombwa ngo abavuga mu ndimi, si ngombwa ngo abahanura. Umuntu yakira umwuka wera ryari? Iyo wakiriye umwuka, Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azatsinda abantu abemeza ibyaha. Nta muntu yakwemera ibyaha atabyemejwe n'umwuka. Si umurimo wa pasiteri, si umurimo uwo ari wo wese, ni umurimo w'umwuka wera kwemeza umuntu ibyaha. Hanyuma muri iri cupa ryacu, iyo wemeye ibyaha haba hagiyemo nka litiro 1. Hano hejuru ntabwo haba harimo ubusa, haba huzuye kamere. Gukizwa ni ugutsindishirizwa, nta ruhare rwawe rurimo, ni ubuntu Imana ikugirira. Ariko hirya yo gutsindishirizwa hakurikiraho iki? Kimwe mu bibazo amatorero ya Gikristo yagize mu Rwanda ni ikihe? Batubwiye gukizwa, turatsindishirizwa, hanyuma barekeraho. Ntibatubwira umurimo w'umwuka wera ukomeza muri twe no guhinduka no gusa na Kristo. Hanyuma iyo utinze rero mu rusengero utemera ko umwuka wera aguhindura, turaza kubigeraho mu kanya, bigeraho bigasubira inyuma ukaba mubi kuruta uko waje. Iyo umwuka wera yinjiye muri wowe akakwemeza ibyaha ugatsindishirizwa, ni igice cya mbere cy'umwuka. Hanyuma hakurikiraho ko umwuka akweza imbere muri wowe. Uko ubabarira baguhemukiye, uko uhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, bigenda bizamuka. Kandi uko bizamuka niko byirukana kamere. Birazamuka bikazamuka. Uwo ni umurimo w'umwuka wera ukorerwa mu mutima w'umuntu, nta wundi muntu ureba. Ni kugenda upfana na Yesu, ukazukana nawe, ukagenda uhinduka. Hanyuma iyo bigeze hano hejuru biraseseka. Hirya babyita gusenderezwa, tubyita kuzuzwa. Iyo bisesetse hano inyuma bizana impano. Hano mwimbere, wa murimo wakozwe mwimbere ntibizana impano, bizana imbuto. Umwuka agira bamugereranya n'inuma. Inuma igira amababa abiri. Ibaba rimwe n'imbuto, irindi baba n'impano. Impano iberaho abandi, ntabwo ibaho ku bwawe. Uhanurira abandi, ubwiriza abandi, uririmbira abandi. Impano ibereyeho abandi, ariko imbuto zitunze wowe. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire ntarava hano, nuko uyu murimo w'imbere urakomeza. Hari ubwo bigera igihe rero uyu murimo w'imbere umuntu akawuhagarika, umurimo wo kwezwa no guhinduka no gusa na Yesu ukawuhagarika, ukirara, ukumva we warabimenye, ukumva ufite aho wageze. Iyo ngiye muri salo kubera uruhara rwandinganyije rukaza kare ndamaraho. Iyo duwe namazeho wagira ngo singire umusatsi. None se uko waje wavuye? Buriya mu ruhu nturimo? None sinzara ko waziciye ukazimaraho izindi zavuye? Buriya zirimo. Ibyo twezwaho tuza mu gihe cyose ngihumeka, ndacafite umurimo wo kwezwa no gusa na Kristo. Ntuzibeshe, nta kigero cy'ubukristo wabugezeho, kuko hari ibintu bitatu Yesu ataje gukuraho. Icya mbere ni kamere, icya kabiri ni politike, icya gatatu ni idini. Ibyo bintu ntiyigeze abikuraho. Ahubwo uzi ikintu yadukoreye, yatwigishije kubyetufa. Donc Yesu yatwigishije ukuntu umuntu akizwa akakira ubugingo buhoraho, agatsikamira kamere. Ukayitsikamira, ukayibwira ati ngewe nubwo wambyutsa saa 9 y'ijoro, hari abantu batatu nzi Desire wa kamere, nzi Desire w'umwuka na Desire yakomeretse. Abo batatu ndabazi. Ushobora kukubwira nti uyu munsi wicaye ku ntebe n'uyu.
hari n'igihe rero byivanga n'umuntu akavuga ati ngewe muzamfata uko ngewe nikomeze kandi umeze nabi. No nka wantu ukwiye guhinduka, ukwiye kwera imbuto, ukaduhatira